Duherukana ubwo umuganda yanyarukiye mu cyumba azana akabaruwa gatoya, amaze kuma ku kabaruwa no kunyihaniza ngo ngombe nkasome ndi njyenyine, nagashyize mu mufuka dukomeza imirimo twari turimo yo gutirura ibikoresho by'abandi. Mu kanya gato Rachel wasaga n'utanejejwe n'ako kabaruwa ka Sandara, asa n'umuntu ucitse intege, ahise yigendera, twebwe tubisigaramo twenyine, ariko dusigara tunamwibazaho byinshi. Ubwo byaje kugeraho no gutirura birarangira, tunaterura ibintu byari biraho ngo biteje akavuyo bituma twandura. Ubwo nyuma yo kubirangiza byose twagiye mu cyumba cya Eric dukuramo imyenda tujya gukaraba, yari ngiyewe Eric na Mukunzi. Maze ubwo tuvuye koga dutungurwa no gusanga mu cyumba cya Eric mushiki we yatereye ibintu hejuru, reka sinakubwira. Ubwo kandi yari yanadukiriye tumwe mu tuntu twibanga twa Eric, bituma Eric amusimbukira hafi kumukubita, amucapuza ifoto yari afite mu ntoki, ubwo ahita amukurura amujugunya hanze. Nyagasani, ubwo nagize amatsiko y'ifoto Eric rwose arakariye, akajugunya mushiki we hanze bene ako kageni. Ndayimwaka ndareba, nanjye rwose impita nikangamo kuko nasanze ari ya Neri yambaye ubusa. Ayiwe, nahise mbaza Eric ni Eri, kumbi Neri mwigeze kugirana ibihe nk'ibi ngibi? Eric ati mani Lucky, ndagusabye rwose uzangirira akabanga kubw'ibyo ngibyo rwose umaze kubona, ntuzabibwire Mukunzi cyangwa se n'undi muntu wese, dore ntacyo rwose naguhisha, ni ukuri n'ubundi wayibonye. Buriya iriya nda Neri afite cyangwa se avuga yuko atwite, ntago abeshya, ni ukuri ndabizi koko ko ayifite, aratwite, ni nanjye kandi wanayimuteye. Nyagasani, nanjye ubwo nahise ntangara cyane, maze ubwo ndangije ni none se Eri, basi kubera iki ukomeje guhemukira Mukunzi? Reba nawe rwose amambere iyo ngiyo wamuteye kuri Brian we, ibyo ngibyo bivaho aramukurekera, none no kuri Neri koko waramuteye. Ubwo se Neri wamuretse utamureba ko yanagukundaga koko? Iyo umwemerera mugakundana niba waramushakaga, ariko ntushake guhemukira inshuti koko inshuro zingana kuriya zose. Ubwo nawe koko bawumva utamvuna kumbitsa ibanga rikomeye nk'iri ngiri, uzi n'ukuntu Mukunzi turi inshuti koko, ikindi kandi uzi n'iryambere nari nkubikiye ukuntu ryamvuniye umutima. Eric ati Lucky, nukuri ndagusabye wihangane uribike, niba wumva ukunda Mukunzi cyangwa se nanjye ukaba unkunda. Icyambere njye ndabizi neza rwose ko Mukunzi akunda Neri cyane, nta nubwo yamureka, kandi rwose aramutse amenye yuko inda Neri atwita ari iyanjye, byatuma azana urwango ku mutima. Kereka niba rwose wumva basi njyewe nari inshuti yawe, ku buryo wumva ko rwose Mukunzi aramutse ananyishe ntacyo byagutwara. Gusa nyine icyo nzi cyo, niba no gupfa kwanjye ntacyo rwose bikubwiye, ntabwo wakwishimira ko umushuti wawe afungwa azize kunyica. Nuko nanjye ni ibyo ngibyo reka tubireke, mbwira ahubwo impamvu igutera kugenda kuri Mukunzi cyane. Eric ati Lucky, nakubeshye Mukunzi simugendaho pe, nagaruka umugendaho, ahubwo nanjye biba mu buryo rwose mba ntazi kandi ntanapanzi. Nk'ubu ngubu urabizi ko Brian ari we wankunze, ntanabigizemo n'uruhare. Buriya rero Neri, nubwo navuga ko nawe byaba rwose nk'ibya Brian kuko ubizi ko we namukunze, ariko mu by'ukuri byari byararangiye. Nuko ngiye kubona mbona rimwe arikoze aje hano mu rugo, igihe papa na mama bari badahari bagiye mu kazi, ansaba ko twaganira, turaganira, ansaba imbabazi rwose binakomeye cyane, ambwira ko nareka kuguma kumwishyiramo, basi nibura nkamufata nk'inshuti isanzwe. Ubwo nyuma maze kumuha imbabazi twaraganiriye bisanzwe, nuko maze dusa nk'abisanzura, muri ngiye hazamo rwose akantu gasa n'irari, bitewe n'ibyo rwose yari arimo kumbwira ati Eri, nta kintu kimbabaza rwose n'ukuntu Mukunzi dukundana. Ubu ngubu we mbere yabanje gukundana na Brian, urukundo rwo kwishimishanya, kandi bari baranabyumvikanyeho, bakajya baryamana. Mukunzi w'ubwe niwe wabinyibwiriye. Ubu ngubu rero iyo mbonye we na Brian rwose baganira iteka, akantu kanza mu mutwe ni akantu ko kumva rwose ngize akantu k'akajinya kadasanzwe. Nuko maze ubwo ndangije nti Eri, ibyo ngibyo iri kumbwira koko urumva byari gutuma uca inyuma Mukunzi koko? Ahubwo iyo ngiyo yari ingeso yawe. Eric ati baburetse se nyine ndangize manze nkubwire, urumva aho byavuye? Nuko ndamubwira ni ngaho ukomeza upfe kumbwira. Eric ati ubwo nyine nyamukobwa yahise ambwira ati Eri, nubwo bidashoboka yuko twasubirana, sinabura kukubwira ko nakugiriye rwose urukundo, nubwo bitigeze bikunda ko nduguha. Ubwo amaze kumbwira gutyo,
numvisha akantu gasa nk'urukundo kandashemo, amarangamutima aramfata ku mutima nshiduka rwose namuhobeye cyane, yewe n'amarira ashaka gushoka. Ubwo nawe urabyumva kuko nari imaranye igihe rwose agahinda katabaho, urabizi nawe, naranabikubwiye ko iyo mukunzi ari kwigamba ukuntu Brian rwose yamuryoherezaga bindya, nahise nibwira ni basi nibura reka mfate rwose ku byishimo rimwe byari byarangenewe nkabihomba mu maherere, basi wenda ubanza n'ishyari ngirira mukunzi ryashiramo, kuko birumvikana naba mwishyuye. Ubwo nibwo natangiye gusomana nawe, nshiduka n'ibindi twabirangije kuko twari twisanzuye, nkora nikosa ndamwizera nkorera aho ngaho kuko nari nabimusabye, arambwira ngo nta kibazo. Nyagasani, nyuma rero yaje kunsaba ikintu kimwe ngo mubabarire tugirane igihango cy'ikimenyetso ko twese twakundanye, ansaba ifoto nambaye ubusa, anyemerera ko nawe araza kuyima hanyuma turazihana. Nyagasani, nyuma rero nibwo mu minsi yashize yambwiye yuko yanshakagaho umwana, ambwira yuko kandi ngo amutwite, ngo niyo nabyakira neza cyangwa nabi nta kintu bimubwiye, we azabyakira uko. Mu by'ukuri byarambabaje, ariko nta kintu agombaga kubihinduraho, gusa ariko namusabye kuzambikira akabanga kubera yuko data nta nama atampaye, aramutse amenye yuko nateye inda byamubabaza kandi rwose ntako atagize ama uburere rwose n'impanuro zihagije. Ubwo nanjye ni none se nyuma y'ibyo ngibyo byararangiye cyangwa uracyamukunda? Lucky ati Eric mu by'ukuri yambereye imfura, arambwira ati dusase inzobere rero nkubwize ukuri bro. Maze kuryamana na Neri nibwo namenye yuko ari irari rwose nari mufitiye, bitewe nuko nahise numva nta kintu na kimwe rwose nakongera gupanga nawe, ndetse kandi numva no kongera kumubona nakibishaka. Eric ati umutwe wanjye rwose yajemo ibitekerezo ngo n'ubundi ntabwo nsanze nibura ari isugi, ngo aba afite icyo arusha Brian, muhora nishyiramo ko yaryamanaga na mukunzi byanga bikunda. Mu by'ukuri nahise numva rwose nduhutse ku mutima, ni nibura nubwo yankatiye rwose birangiye nisubije agaciro kanjye, namukunze umufite waryamanaga kera na sheri wanjye, nanjye ubu ngubu ndamwishyuye, ubu ngubu mbese nta gisigaye. Ntakubeshye mu by'ukuri kuva ubwo numvishe Neri amvuyemo burundu, niyemeza ko Brian ngiye kumuha urukundo nyarwo, nkava mu bintu byo kujarajara, ndetse na nyuma ambwiye yuko anwitiye. So kukubeshya byarambabaje cyane ku buryo nabuze n'icyo nakora, kuko yambwiraga ko niyo nagira gute agomba kuzambyarira. Nyagasani, Lucky adukomereje inkuru atubwira ati ubwo ngubwo rero Eric amaze kumubwo busobanura atyo, mukunzi wari waducitse kare tujya koga yayisaza, ibyo twavugaga tuhita tubireka, ariko nawe yaje asa n'umuntu wacitse intege, mbanza no kwikanga ko wenda yaba yatwumvirije cyangwa se wenda mushiki wa Eric yaba yamubwiye ibyo yabonye, ariko yase atubwira ati man, njye n'ukuri ndumva ubwoba rwose bunyishe, aho bigeze singiye kuba nakubeshya pe, murabizi yuko Neri ndamukunda cyane, kuba namureka ntago nabishobora, ariko ibi nambwiye n'ukuri binteye ubwoba ku buryo ndi no kugenda rwose mu nzira nkumva ninda kwikubita hasi. Nuko nanjye nibiki se kandi? Mukunzi ati man Lucky, ukinisha umukobwa unyicaje, akambaza ati muku waba uzi kureba umuntu twite? Ubwo namusubije ni apu simbizi rwose, ariko se ubundi nabimenya gute, cyangwa se nabimenya ngo bimarire iki ko ibyo ngibyo bimenya abagore? Ubwo yese yongera arambwira ati muku, maze igihe rwose nkubwira yuko ntwite, gusa ariko nkabona urimo urasa nk'umuntu uri kwifata nk'imikino, ariko ubu nkwicaje ahangaha ngira ngo tubiganireho birambuye, mwereke ukuri kose, hanyuma nkubwire n'icyo rwose ngukeneyeho, dufate umwanzuro wa nyuma. Ubwo namusubije ni okay Neri, ngaho mbwira ndi tayari, ariko nyine mu by'ukuri akoba kari kandashe mukuntu. Ubwo nyamukobwa rero yahise akuramo agapira yari yambaye, kuko twari turi ahantu rwose hatwenyine iwabo twisanzuye, anyereka ku nda ye, arambwira ngo koraho wumve niba ari ibisanzwe uzi ku mukobwa, hanyuma unyitegereze no ku mabere urebe uko hameze, maze umbwire niba uko ubibonye ari shyashya, nyuma urebe n'imiterere yanjye yose, urebe ko nari kugenda nzana n'impinduka nsa n'umuntu uri kubyibuha, hanyuma kandi urebe n'amatama yanjye, ndetse kandi urebe ko nari kuzana akayobo ukuntu, umbwire niba nta kintu ukuyemo.
Nyagasani mukunzi ati mu by'ukuri nabikoze koko mbyitayeho, nanjye mbona koko ibyo ari kumbwira byose harimo impinduka. Ubwo nahise ncika intege rwose abireba, bya binyamuneza neza nari mfite birayoyoka, igitima kiratera ubwoba burandenga, mbura icyo rwose nakongera kuvuga. Ubwo Neri amaze kubona ibyo byose yahise arira rwose arambwira ati muku sinkubeshya ndagukunda cyane kandi nifuzaga rwose kuzaguha urukundo rurambuye, ari nabwo kandi wananyifuzagaho, ndetse kandi nkanashyitsa umutima hamwe nkiyemeza kuwuguharira iteka ukawiyoborera, ariko ntabwo byoroshye kubera yuko iyi nda ntwite sinabasha kuyikuramo, ngomba kuyibyara. Kereka wenda niba wumva kuba yakwitirirwa uzabasha kubyirengera, wenda nanjye ukaba ari rwo rukundo unyereka bitewe rwose n'uburyo mbona byagutunguye bigatuma ucika n'intege. Byanyeretse ko najya mbikubwira ukagira ngo ahari ndakubeshya ko wenda mbacaka kukugerageza. Ubwo ntirakimara kuvuga gutyo rero namaze nk'iminota 3 ndimo ndatekereza icyo rwose ngomba gukora byanshanze, mbona arahagurutse ahita yigira mu cyumba cye, aramunga numva rwose ari kurira cyane, mbuze icyo gukora. Nahise maguruka niko kuza ubu nyine uri kumbona aka kanya, kandi nta kintu rwose nigeze musubiza na kimwe, ariko ndumva nabuze amahitamo pepe. Lucky atubwo nyimara kumva ibyo mukunzi yanyuzemo byose numvisha umutima wanjye rwose wenze guturika, nkareba Eric ari nawe nyirinda, nkumva amarira agiye gutaruka, mbura amahitamo muri njyewe, niba koko nahita rwose mbwiza ukuri kose mukunzi cyangwa se niba naceceka. Ariko kubera yuko narindi kwambara ipantaro nkoze mu mufuka, mpita numvamo ikintu mu ipantaro, nkuramo ndakizamura nsanga ni ka kabaruwa kandi nahawe na wa mugande nari nibagiye gusoma. Ubwo ngiye kugasubiza mu mufuka mukunzi ahita ambwira ati Lucky mabara rwose usoma ko kabaruwa, kuko nubundi natwe ntacyo tujya tuguhisha, ntabwo niyumvisha impamvu bagusabye kugasoma wenyine nawe ukaba wabyubahiriza, kandi ntacyo tujya duhishanya nawe urabizi. Nahise ngakurayo ndagafungura, kuko nubundi numvaga nanjye rwose amashyushyu yenda kunyica, ntangira kugasoma. Agapapuro rero kageraga gati Lucky nakunze bitagereranwa uraho. Nibyo koko natinze kukubwira ko nagezeyo amahoro, ariko numvaga bidakenewe cyane kuko nagusigiye uzaguhoza amarira, kandi naranabikubwiye urabyibuka ngo uzamufate neza. Rero niwe mukunzi ugukwiriye, nanjye ubu ngubu uwo duhuje amabi yose twarajyanye, ndetse ubu ngubu ndenda no kumwibarukira imfura. Nizere yuko nawe ubu ngubu imfura yawe ari imvutsi. Wihangane ibi ngibi nkubwiye, sinzi uko urabyakira, ariko kubyakira kose nta kintu rwose bintwaye, kuko ubu ngubu nzi ko ari umusanzu ukomeye cyane ntanze ku buzima bwawe, aho kugira ngo nzabushyire mu kaga kariko kose. Urakoze rero, amahoro y'Imana azakomeze kubana nawe, abadapfuye barabonana, wenda igihe kizagera twongere duhure. Nyagasani. Lucky ati nyuma yo gusoma kariya kabaruwa nahise ncika intege rwose, natekerezaga urukundo nakundaga Sandra n'uburyo rwose nakomeje kwirinda kuba namuhemukira, mwumva urukundo narwanze burundu pe. Ati ntababeshye kuva nabaho nta wundi mukobwa nigeze nsomana nawe bidasanzwe usibye Sandra, ndetse rwose na nyuma yuko agiye nakomeje kwifata, yewe nkanabikumbura ariko nkihangana. Eric na mukunzi twari turi kumwe turi gusoma ku kabaruwa, nabo bahise bagwa mu kantu, kuko ntabwo batekerezaga yuko ibyo bintu Sandra yabikora n'urukundo rwose yankundaga. Ubwo bagerageje kunyihanganisha, na mukunzi kandi wari waje yari yarenzwe n'ibyamubayeho, yumva noneho ibyanjye byo ntabwo byoroshye kurutaho, ariko nawe aratuza, dusa n'abafatanyije mu kababaro. Mu gihe twari turi kwibaza ku cyaba cyarateye Sandra guhemuka cyangwa se guhinduka bigeze aho ngaho, nibwo Jeanne mushiki wa Eric yakomanze ku cyuma twari turimo. Ubwo Eric yahise amwuka inabi cyane, ariko Jeanne ati singewe rero ubashaka, ni Karebu uri muri salo ubantumyeho. Ubwo twese dusohoka twese tujya kureba Karebu. Tugeze muri salo turamusuhuza, hanyuma atangira kuduha plani neza y'ikirori cyari bubere iwabo. Twari twatumiwemo rwose n'abakunzi ngo bacu. Ati mani ubu ngubu ibintu byose biri tayari kabisa, mwebwe mutakare muhakiri kare, DJ we
namaze kumubona ni kakajama kanjye rwose kitwa Christian cyangwa se Christian, ariko nyine mwumve ko ikirori ari mwebwe gishingiyeho, abandi bose ari nk'inyongera, kandi mwumve yuko inzoga ari mu nangi rwose n'umuziki reka sinababwira, mwebwe rwose mwitwaze abatambukanyi banyu maze muze dukora amateka. Nta kindi twakoze ubwo twaramwikirije, ariko akabona twacitse intege, niko kutubaza ati ariko mani vipi kubona musa nk'abantu batabishaka cyangwa se mumeze nk'abantu bahondaguwe mufite ikihe kibazo. Ubwo Eric ati mani humura, ni ibintu nyine tumaze gupfa hagati yacu nk'abajama, ariko nyine turaza kubicoca nta ribi, ikirori turaza kukizamo. Ubwo twaramuherekeje arataha, natwe nge namukunzi tuboneraho gutaha, ariko dusika Brian amaze guhamagara Eric amubwira yuko amukeneye cyane, banahana gahunda yo guhurira mu kirori cyo kwa Karebo. Mu nzira mukunzi yagiye ambaza ati mani nikora ki, nubwo twese tubabaye nyihanganira maze mwibarize, ubu koko ndajya mu kirori cyo kwa Karebo mpuriyeyo na Neri, mu by'ukuri urumva twaza kurebana gute? Nge ndumva nifitiye ubwoba pe. Nuko nanjye ni muku kabisa wihangane, kuko nanjye rwose sinuje muri ngewe, sinzi nuko ndi bube rwose merewe, mbona abandi bishimye nge rwose naheranywe n'ibitekerezo, ndetse kandi na Rasheli twari twarasezeranye kujya twifashanyiriza mu kumarana irungu. Yabonye bamaye akabaruwa ka Sandara nkishima cyane, ahita yigendera ngira ngo rwose yabibonye. Buriya nubwo ajya ambwira yuko adashaka kunyinjiza mu rukundo, kuri akuntu yitwaye byanyeretse yuko akinkunda, bityo aramutse rwose anciye urwaho akamenya n'ibyambayeho yahita byuririraho akaba yahita nyinjiza no mu rukundo, kandi rwose ntabwo mbishaka pe. Nyagasani mukunzi ati ariko se mani kubera ubundi utamushaka wowe ntubushaka keya, uzi ko bwa burezi bwawe butaragushiramo mani. Reba ariko nawe igihe gishize cyose udafata kutunwa ngo ntago ushaka kuba wahemuka da, none reba bakweretse rwose munsi y'ikirenge. Ubwo nanjye ni muku shaka bisi inama ubu uri kumaze kumenyera kwiruka mu bakobwa ngo nikeya nshaka, kandi ntanabakunda nitwaje ikinyoma ko mbakunze, nge rwose ntago nzishyigikiye pe. Kireka ndamutse mbonye nk'umukobwa ushaka yuko twakihanira keya, nabyo kubeshya ngo ndamukunda cyangwa se ngo we arankunda. Mukunzi ati aha dore gezi wanyu baye reka nitahire, wowe rwose ugumane n'ubwo bugoryi bwawe ngo ntiwahemuka, dagwemuka se nibiki? Ubwo se uzi ko byakoroha kubona umukobwa ukubwiza ukuri ko akeneye keya zonyine nta by'urukundo, ko bose baba bishakira ko babwira yuko bakunda? Ubwo nyine natwe tuba tugomba kubibakorera tukarubabeshya, ariko tukabona izo keya nyine twifuza. Erega wasanga na Sandara ataragukundaga, ahubwo ari keya zamubungagamo, yarabuze uwo azihundagazaho. Nuko maze ubwo nanjye ni muko mbabara wikomeza rwose kugarura ibyo ngibyo, reka nigendere taha, turaza kubonana tujya mu kirori. Ubwo nese nitahira mfata ka kabaruwa ka Sandara bitangashyira ahantu mu gitabo mba nduhutseho. Ngo ku mugoroba hagere rero narabyutse ndi kwitunganya ngo ngane mu kirori. Bro wanjye JP abaraje ambaza aho ngiye, ndamubwira, arangije ati mani dore nanjye ntashye kare kandi rwose sinaguma ngangiye nyine, nta nubwo nabasha kuryama ngo bikunde, ahubwo reka nze twijyanire, hari ribise? Nanjye ntiwapi naribi, reka tugende, biremewe kabisa. Ubwo twaritunganyije twese, turangije mukunzi abaje kuncaho, tujya kureba na Eric turagenda no mu kirori ngo ba nkugukunda nukundwe. Ibintu byari bitarashyuha cyane, abantu kandi batarabana benshi gusa, ariko bro wanjye JP yahise abona umuntu biganye, bahita bagumana babiganirira, natwe babaduhaye akantu ko kuba turi kunywa, ari nako kandi DJ aduha akazi kigake gake, abantu kandi bakomeza kuza gahoro gahoro. Mu kanya gato rero nibwo Brian yahasesekaye aza ari kumwe na Neri, ndetse kandi ari kumwe na Rasheli. Ubwo tukibakubita amaso ngiye na mukunzi, imitima iterera mu kwaha, ndetse kandi tunabahunza amaso. Ubwo Eric we yahise agenda abasanganira kugira ngo aganire na Brian amubwire ibyo yamushakiraga, maze hashize akanya tubona Eric aje yacitse intege rwose cyane ameze nk'umusazi. Tumubaza icyo yabaye, ati mani
muzi ko Brian yari yamamagariye kumbwira yuko ngo yagiye kwipimisha sida agasanga ayifite mani. Nyagasani irakuri kutubwiriye inkuru ati mwibuke yuko ibingibi ndi kubabwira ari ibyo nibutse byose twanyuzemo cyagiye nyibona ka kabaruwa ka Sandara kavuye mu gitabo rero naragahishemo nazi n'umuntu wagakuyemo. Murimo murabyibuka neza.